nyine ni abantu bari bavuye n'ahangaha noneho bageze hari iwacu mu rugo hari umubyeyi duturanye arambwira ati mama Feza yishe umwana we si birashoboka mama Feza yishe umwana we ati yamwishe ngo ari kumusaba ngo 800 yo ku ishuri. Ni ukuri icyo turi gusaba leta ni uko yadufasha aba bane kagira ukuntu ibitaho cyane cyane dore ko na se afunze. Turasaba leta kugira ngo idukorere ubuvugizi rero ko yakwita kuri aba bana basigaye. Birababaje cyane pe. N'abana bangana bate? Harimo umukobwa nk'imyaka 16 n'akandi kamukurikira gafite nk'imyaka nka 12 n'akandi gafite nk'imyaka 8. Hanyuma amakuru y'urupfu rw'uko mama wabo yihekuye mwamenye gute mwebwe naha? Ejo twagiye twumva baravuze bati mama Feza yishe umwana we. Ati guteze atamaze kumwica ahita yirukangira kuri ribu mu kidaho ajya guhobera idarapo. Abati se byagenze ute? Ati nje numvise bindimo byo kumwica. Ngo twahise dukubitwa n'inkuba turababara cyane twumva ibintu biratubabaje cyane twahuruye tuza hano dusanga uko niko bimeze. Nta mpamvu yatangaga icyatumye amwica se? Nta mpamvu ari gutangwa ari kuvuga ngo byamujemo gusa ngo yumva ashaka kumwica. Niko yagiye asobanurira abayobozi. Ubuyobozi bukwiye gukora iki kugira ngo izi mpfu zirindwe? Ubuyobozi rero bwakagombye gukurikirana bakashaka uburyo babaja bareba ibintu bibera mu mago imbere y'abana n'ababyeyi babo bakajya bakunda kugira mu mago bakabaza ukuntu babayeho. Narindi mu rugo ngiye kumva numva abantu bari kuvuga kubera bakundaga kumwita mama Feza. Bati mama Feza yishe umwana we. Mama Feza yishe umwana we ati yamwishe ngo ari kumusaba ngo 800 yo ku ishuri. Ngo amuha agasahane ngo nayo kurira. Ubwo ngaravuga ati nta mafaranga mfite siba Feza naronka araza ndayaguraje ku ishuri. Ubwo umwana ngo babana mu rugo nibo bombi bari mu rugo. Umugore ngageze nyuma ngaramuhana ngafata agakona aramukubita. Ubwo ngo amaje kumukubita mama Feza ko kanya aragenda. Iyo yagiye nta n'umuntu hazi uretse ko bagiye ngo kubona ngo babona pandagari ziraje na moto. Nuko ubwo baja mu rugo ngarakingura amaje gukingura ngo basanga umwana ari ku gitanda yakasigikana. Ubwo ahubwo ikintu catunguye abaturage mama Feza aramaze nk'imyaka zirenga nk'icumi nta mugabo ari nawe. Ariwe wishingira abana bakabona amavuta bakabona ico kurya neza nta n'ikibazo. Uwo mwana yamuteteshaga bikomeye. Mama Feza nanje ndi umubyeyi. Mama Feza na amahembe gabimukoresheje ntagariwe. Amahembe gute? Kurogesha bamurogesheje. Ibyo bintu ariko murabyemera byo kurogesha? Niko bimeze ntagura mwana yamwica. Inahasi uburozi burahaba? Ni Buganda. Ntabwo ari uburozi bwo kumuha ahubwo ni amahembe bamwoherereje. Mama ibyo bintu birashoboka ko babimuteza? Birashoboka kubera ko yacuruzaga twe turi gutekereza ko yenda yaba yarambuye nk'umuntu yarafashe nk'ibintu runaka ahari akaba ari we waba wamugiriye nabi gutyo. Wa makuru wayamenye ute ko yishe umwana we? Amakuru namenye nka saa 7 narindi mu murima bambwira ko kubera tukunze kumwita mama Feza bambwira ko mama Feza yishe umwana. Ubwo rero nje numva ko ari kwa kundi umubyeyi ahana umwana yenda akaba yamukuse nk'igipfunsi akagira gisida akabaguye hasi aryo. Ubwo nyuma byantangaje ntashe bambwira ko ari icuma yamwicishije. Ibyo bintu byantangaje ke sinarimbi muzi ho turaturanye pe kayera kuwa nyuma kwa gatanu twaravuganye yari yaranoze je ndi gutekereza ibyo bintu rwose nkabona ari bitangaza. Byaducanze rwose. Urakoze. Mubasabira ikintu twakora abantu wenda b'abavandimwe ni ukubasura tukabahumuriza tukabereka ko ibibazo byo bigomba kuba hari icyangombwa ko ari ugukomeza kwihangana ndetse imiryango imwe n'imwe n'abavandimwe tukagerageza uburyo tubageraho tubafasha ibyo kurya kuko ntaco guhinga ntaho guhinga nta bundi bushobozi bafite ababareraga nabo bahuye n'ibyo bibazo. Niyo mpamvu rero nk'abaturage
nk'abavandimwe tugomba kubegera kugira ngo tugire icyo tubamarira. Ufite ibyo kurya, ufite igikoma, ufite uwajije uturayi, tukabasura gutyo tukagira ngo nabo babashe kubona ubuzima bwiza. Nta kindi twabamarira. we amakuru y'urupfu rw'umwana wawe yamenye ute? Amakuru ko twabyumvise nuko uwo mubyeyi ari we wiciye umwana we amukubise igisu, nuko twabyumvise twese, ariko ngo nawe ubwe yabyemereye bitewe nuko yagiye kwirega kuri polisi, nuko baraza bakora iperereza basanga kuko nibyo arabyemerera nuko byagenze. Witwa nde mutuye ahagana he uravuga cyane? nitwa Nyirantezimana. Ni ibintu mwakiriye gute kumva ko hari umubyeyi wihekuye rero? umva byatubabaje cyane, byatubereye igitangaza kugira ngo umuntu yihekure, noneho batubwira nuko kuntu yamwishe, twumvise ari ibintu bidashoboka. Ngo yamwishe ate? Batubwiye ngo yamukase izosi. Mwabyakiriye mute rero nk'abaturage? umva byatubabaje cyane, byatubabaje. Mbese iyo buri wese yabyumvise asa n'utaye umutwe. Yumvishe ngo iki? Yumvise nyine ko uwo mubyeyi yihekuye. Ubundi ujya kumenya amakuru we yabwiwe n'iki? nyine ni abantu bari bavuye n'ahangaha, noneho bageze hari iwacu mu rugo, hari umubyeyi duturanye arambwira ati mama Feza yishe umwana we. Si birashoboka? nuko noneho ndavuga nti reka nje kureba ibyo bintu koko ko ari impamo. Ubwo nasanze hano huzuye abantu, ira ku gasozi na hano nicaye hariya. Nagiye kubona rero mbona bazanye ingobyi yo gutwara uwo mwana, n'uwo mubyeyi wihekuye. Ubwo baramuzamuye, baramujyanye, abapolisi yari iri kumwe nawe bamujyaniye ruguru. Nta kibazo yari afite se mwari muzi? Ntacyo tuzi, ntacyo tuzi, nta ko tutari tuzi ngo arwaye mu mutwe, ngo tuvuge ngo ni uburwayi, ntabyo tuzi, kereka niba byari bimwihishemo. Nk'abaturage rero mugasaba iki? Nk'abaturage mwumva ko hagiye gukorwa iki kugira ngo impfu nk'izi ziveho? Twavuga ngo hakorwa iki koko? Ni inyunganizi mu babyeyi bose, mu bantu bose kunganirwa. Mbese twavuga ngo ni nko guhabwa amahugurwa, ubwo se twavuga ngo bigende gute? Barakoze cyane. nyina w'uyu mwana ni umumama twabanaga, twagiranye n'ibihe byiza. Cyaje kudutangaza ku rupfu rw'uyu mwana, mu mpanuka umwana yapfuyemo tutamenye, ni uko uyu mumama yari anarwaye. Kigeretse kuri ibyo, uyu mumama ikintu twamuvuga cyadutangaje, yishuye umwana afite ikibazo cy'uburwayi. Uburwayi buhe? Yari aryamye, yabaga mu rugo, nanone yaracuruzaga ubucuruzi, yari avegereza. Noneho uyu mwana ikintu cyadutangaje, mu bana yabyaye ni nawe mwana yakundaga, kuko mu bihe twabaga turi kumwe nawe yavugaga ati n'abandi baburare, ariko niyo mpanze amaso ndamujanira n'umukati. Ni ukuvuga ngo umwana ntabwo tuzi isaha yapfiriyeho, kuko niwe wenyine bari kumwe mu rugo. Twe twagiye kubona tubona pandagari iraje, tuyoberwa ikibaye rero. Nanjye ntabwo nari ndi hafi mu rugo, niho nari nkigeraho. Twese twasamaye tuje kureba ikibaye, cyadutunguye nuko batubwiye bati Pelagie yamaze kwica umwana we. Saa hiyo imishikirano twagiranaga nawe, nta muntu wagiye kumubaza ngo byagenze gute. Twabanye n'ubuyobozi, urupfu rw'umwana twumva ko yamwishe, amwiyiciye, amukatishije icyuma. Abayobozi badusobanurire neza bagera ku murambo, ariko twe nk'abaturage nta muntu warebye umurambo w'umwana. Yamukatishije icyuma? Twabariwe ko ari icyuma cyamukase, ariko twe nk'ababyeyi twari tuzi ko ari agati yamukubitishije. Ngo nk'abayobozi rero nimwe muraduha amakuru neza, kuko twe tuzi ko ari inkoni ihana umwana, tuzi ko yamuhanishije igiti.